The cost of discipleship for the Lord is greater than anything that we own. Mu by'ukuri ikiguzi gitwara kugira ngo umuntu abe intumwa cyangwa akurikire Kristo ni ikiguzi gikomeye. It costs everything. There is no debating as to what we give up for our relationship with the Lord. Mu by'ukuri ni ikiguzi gikomeye dutanga. Ntabwo nababwira ibintu naretse ibintu natanze kugira ngo nkurikire Kristo. Colossians 3:16 says, "Let the words of Christ dwell in you richly." Mu Bakolosayi haravuga ngo reka amagambo ya Kristo abe muri mwe as you continue to teach and admonish one another with all wisdom and adorn God with praises and songs. Mureka amagambo ya Kristo abe muri mwe mukomeza kwigishanya no mu bwenge. Philippians 1:6 says, "Being confident that he who began a good work in you will carry it into completion until the day of Christ Jesus." Abafilipi haravuga ngo uwo bahamagaye mwizere ko bahamagaye azabashoboza gukora umurimo yabahamagaye. Philippians 2:4 says, "Each of you should look not only to your own interest but also to the interest of others." Ahubwo mu Bafilipi barongera bakavuga ngo mwe kwishimira ibyo mwe kwishimira ibyo mukora ahubwo mwishimire gukorera abandi. Jesus, he participated with the outcasts of society. Jesus participated with the outcasts of society. Mu by'ukuri Yesu igihe yakoraga mu bantu ariko abantu bamwe badakunze imirimo ye. You do not have to come to Jesus with this righteous pedigree. You can come as you are, and as a result, the Lord will change you into holiness. Nukuvuga ngo ntabwo uza hari gukiranuka ufite muri wowe, ahubwo uza uku noneho Yesu Imana akaba ari guha gukiranuka kwawe. Sin easily entangles, and we will cut that off with the sword of the Spirit. Mu by'ukuri icyaha rushobora twizingiraho, rero tugomba gukoresha intwaro y'umwuka wera tukagicaho tukagikuraho. The Word of God is living and active, and it's living and active inside of us, and we can go fight the spiritual battles outside the walls of our church. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana ngo riracyari rirakora ririzima, dushobora kurikoresha mu kurwanya intambara hanze y'itorero. We are the body of Christ, and we want to go and tell others about what the Lord has done to us. Turi umubiri wa Kristo, rero dufite inshingano yo kujya hanze tukabwira ibyo Kristo yadukoreye twebwe. If there was a sickness that broke out among here, but someone here had the cure, we would want to go tell as many people as possible that the cure is here. Mu by'ukuri niba hari indwara iri hanze maze abantu ariko hano hakaba hari umuntu ufite urukingo cyangwa umuti, uwo muntu afite inshingano zo gusohoka hanze agahereza abantu uwo muti kugira ngo bakire. There is a sickness and it is sin, and we want others to be made holy and to know that they are made in the image of God. Mu by'ukuri hari abantu bari hanze barwaye indwara y'icyaha, nitwe dufite umuti tugomba gusohoka tukababwira abantu ko babohorwa bakaba umwe n'Imana. I do not know everything as a pastor. Ntabwo nzi buri kintu cyose, ntabwo nzi ibintu byose nk'umupasitori, but I know that God is at work. Ariko nzi ko Imana ikora, Imana irimo irakora. I'm blessed that He even takes me in. I'm blessed that the Lord even appoints me to this position. Mu by'ukuri mpawe n'umugisha kuba Imana yarampaye inshingano zo kuba umushumba. Ephesians 4:32 says, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ Jesus forgave you." Mu by'ukuri mu Bafeso baravuga ngo mubabarirane mugira urukundo nk'uko namwe Kristo yababariye abakunda. Who do you need to forgive? Ninde muntu ugomba kubabarira? My testimony relies on a lot of forgiveness of others, but most importantly, forgiveness to self. Mu by'ukuri ubuhamya bwanjye bubumbiye mu kubabarira abandi, ariko nanone bubumbiye mu kwibabarira jyewe kwigira impuhwe nibabarira. Jesus put your sins on the cross. They are crucified. He came out of the tomb so you no longer have to live them. Mu by'ukuri Yesu yafashe ibyaha byawe abishyira ku musaraba ndetse abijyana n'ikuzimu arabizukana kugira ngo ntuzabicemo wowe. All go out and be changed and transformed by the love of the Lord. Thank you. Ahubwo mukagenda mugahindura abantu hanze hariya.